Ndagusuhuje wowe unteze amatwi muri aka kanya, urasuhuzwa na Padiri Janvier. Nkaba ngiye kukugezaho abatagatifu duhimbaza tariki ya 29 Nyakanga. Hari Mutagatifu Martha, umuvandimwe wa Mariya na Lazaro bavugwa mu Ivanjiri. Hari Mutagatifu Beatrisa wahowe Imana i Roma mu mwaka wa 304. Ni nyuma y'uko mu gihe cy'itotezwa ry'abakristu ku ngoma y'umwami Diocletien, basaza be Faustin na Simplice bari bamaze kwicwa, Beatrisa akabashyingura, ariko akagira ubutwari bwo gukomera ku kwemera kwe imbere y'ibyo bamusezeranyaga byinshi no guterwa ubwoba n'abamuciraga urubanza, yabyanga nawe akicwa mu mwaka wa 304. Mu kanya turarebera hamwe ibyaranze Mutagatifu Martha. Martha, Mariya na Lazaro ni abavandimwe, bakaba barabaga i Betaniya hafi i Yerusalemu. Yezu yakundaga kujya kubasura bakamwakira bose, bakishima, kandi bikaba n'iby'igiciro cyane cyane kuri Martha wari umukuru w'urugo, kubona umwigisha abagenderera. Martha na Mariya bafite uburyo butandukanye rwose bwo kwakira no gukunda Yezu, ariko bwose buganisha hamwe. Martha ni umunyamurava ukubita hirya no hino, une femme active, naho Mariya bakamwerekana yicaye iruhande rw'ibirenge bya Yezu, amwumva amushengereye, une femme contemplative. Ivanjiri itwereka Martha nk'umuntu w'umukozi, ndetse wakira n'abantu, abakene ndetse n'abashyitsi muri rusange. Ubwo yari gushaka icyo azimanira Yezu, yaje kumwegera aramubwira ati, mwigisha, ntacyo bikubwiye kubona Mariya amparira imirimo yose? Mubwira aza amfashe. Yezu mu gisubizo yamuhaye ntiyamukoreye ibyo yifuzaga, ahubwo yamusabye guha buri kintu umwanya wacyo, na buri wese gukora no kubaha undi mu byo ashoboye. Yaramubwiye ati, Martha, Martha, urahihibikanwa na byinshi, ariko icy'ingenzi ni kimwe. Mariya rero yahisemo umugabane mwiza udateze kumwamburwa. Martha twongera kumubona ahandi mu Ivanjiri ku mva ya Lazaro. N'ukwemera kwinshi abwira Yezu ati, ndabizi ko icyo wasaba Imana yakiguha. Nuko Yezu aramusubiza ati, ni njye zuka n'ubuzima. Ibyo urabyemera? Martha ahamya ukwemera kwe ati, nemera ko uri umwana w'Imana waje mu isi. Nyuma y'izuka rya Yezu no gusubira mu ijuru, abigishwa be batangiye gutotezwa, baratatana, barahunga, ariko bakagenda bamamaza inkuru nziza aho banyuze n'aho bageze. Ni muri urwo rwego Martha, Mariya na Lazaro bagiye mu gice cya Gaulle, ni mu Bufaransa bw'ubu, mu gace kitwa Tarascon. Aho Martha azwi cyane ku ntambara bivuga ko yarwanye n'igikoko. Ubwo yari ari kwigisha ubukristu, ngo abantu baramubwiye bati, nudutsindira igikoko cyitwa Taraske, tuzayoboka uko kwemera kwawe. Martha ati, byose birashoboka kuwemera. Martha ngo yagiye mu isenga ry'icyo gikoko yitwaje umusaraba, kimubonye kirahindagana, arakiboha, akizanira abaturage,
barakica, maze benshi baremera bayoboka ukwemera kwe ndetse barabatizwa. Aho hantu Marita ahabera icyamamare, ahakorera ibikorwa byinshi byo kwita ku bakene n'abarwayi, ashinga n'umuryango w'abakobwa bazajya bamufasha mu bikorwa bye. Marita yabaye aho i Tarascon, yitaba Imana ahagana mu mwaka wa 81. Umunsi mwiza ku bitwa ba Beatrisa, umunsi mwiza ku bitwa ba Marta, umunsi mwiza by'umwihariko ku babikira b'aba hospitalier ba Mutagatifu Martha. Umunsi mwiza kuri mwese, mwari kumwe na Padiri Janvier, naho ubutaha.